iteka ryose uramenye mwene data ntugafate ijambo ry'Imana wumvishe mu matwi yawe gutangire urihinyure aho kurihinyura. Instead of neglecting it, step forward and learn from it. That's when it is going to change into an amazing person. God said to me, whatever I want to transform into, whatever I want to become, to fight for it in front of God. It's going to make you to receive it. And God told our pastor the message of this month of October. God has said to him that whatever you want to become, whatever that you want to turn into, you have to fight for it in front of God. He's going to make you to turn into the person that you want to be. Hallelujah. Zolempini Faustile Rastoki bone my fire. Achira message y'ukwezi kwa 10. Achira message y'ukwezi kwa 10. Imana yavuganye nanje icyo ushaka kuzaba cyo ugiharanire imbere y'Imana izakikugira. It's going to make you to turn into that thing that you want. Baoza tutalirimba Hosana tukizunguka kwenye nchi ya Yesu tutaimba Hosana tutalirimba Hosana tutalirimba Hosana tukizunguka kwenye nchi ya Yesu tutaimba Hosana. 1 2 3 Hosana. Zamura amaboko yawe turebe. Tutaimba Hosana. 1 2 3 Hosana. 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 Tutaimba Hosana. Amina, hallelujah. Mana yachirako irakora janani y'abantu ikora we ikora ibikomeye hanyuma irakora mana yacu irakora cyane janani y'abantu ikora ibikomeye hanyuma irakora amashi hanyuma irakora yega hanyuma irakora yewe hanyuma irakora mana yacu hanyuma irakora gaga bsanze hanyuma irakora yewe hanyuma irakora yewe hanyuma irakora yewe hanyuma irakora yewe hanyuma irakora Yesu hanyuma irakora hanyuma irakora yewe hanyuma irakora yewe hanyuma irakora nimuyimarire gitambire yewe 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 nimuyimarire gitambire aho yitambire turebe ko bayiguhariye yitambire turebe.
iratureberera ku manywa na nijoro ntabwo isinzira 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 amina haleluya ntabwo isinzira ntabwo isinzira ntabwo isinzira ayiwe ntabwo isinzira ntabwo isinzira ntabwo isinzira ibsinire akanyuma ibsinire told our pastor the message of this month of October. God has said to him that whatever you want to become, whatever that you want to turn into, you have to fight for it in front of God. He's going to make you to turn into the person that you want to be. Hallelujah. My fire. Achira message y'ukwezi kwa 10. Achira message y'ukwezi kwa 10. Imana yavuganye nanje. Icyo ushaka kuzaba cyo ugiharanire imbere y'Imana izakikugira. It's going to make you to turn into that thing that you want. Some people are still again. Amen. Prophesy. Let me speak to your word. These remaining days for the year to end. I've seen some people that God is going to lift up because they are fighting for what they want to turn into in front of God. He's going to lift them up. He's going to put them where they want to be, to reach. Yesu Kristo wa Nazareti. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Prophesy. Whenever you lift up hallelujah, make sure that you to be allow the ones us to shut all the mouths of our ancestors. I speak to your word. When we come and speak ourselves to that, that speaks a word to us that changes your life and makes you to reach where the person that you want to reach. Let me speak to you one word. For you always fight for. Make sure that you fight for what you want to transform into. In front of God, God has said He's going to make it to happen to you. Tell your friend that another thing or another word. Another word of prophecy. Mubwire ngo mikiganza wihangana umunsi ni naguhanda wihangana uziko ibaze mubwire ngo ni naguhanda wihangana ibyaguhanze si bikeya nuhangwa n'ibiganza byanjye wihangane
ugire gute mubwenge rya kabiri Imana yabwiye umushumba. The second word that God spoke to our pastor, yaramubwiye ngo tumbira Kristo wenyine. He told him that put your eyes on Christ Jesus only. He's going to remove all the darkness that were surrounding you. Hallelujah. 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 Amen. Nahandi wakurirwaho. There's nowhere else that izo ngabo z'umwijima army of the darkness can be removed. Only just putting your eyes on Christ Jesus, and He's the one to remove the darkness that was hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Mbabarira tujyagaze. Mbabarira twese tujyagaze dusome ijambo. Let's read the word of God. Twese tujyagaze. Katwumvira ijambo ry'ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 10. Pastor egira imbere. Mumemiko tugiye gusoma Timotheo wa kabiri. We're going to read 2 Timothy ibice bibiri umurongo wa 15 wa 16. Chapter 2 to verse 15 up to 16. Niturangiza urihuta uhita usoma Yosuwa igice cya mbere umurongo w'8. Niyo magambo ari mu buhanuzi bwo ku kwezi kwa 10. Dusome Timotheo wa kabiri ibice bibiri umurongo wa 15 no wa 16. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ujye ugira umwete wo kwishira Imana. Imana iravuze ngo ujye ugira umwete wo kwishira Imana nk'ushimwa. Mugira gute? Ujye ugira umwete wo kwishira Imana nk'ushimwa. Umukozi udakwiriye kugira ipfunwe. Umukozi udakwiriye kugira ipfunwe. Ukwiriranye neza ijambo ry'ukuri. Ukwiriranye neza ijambo ry'ukuri. Ariko amagambo y'amajwe atarayimana wajyaga wumva uyazibukire. Arari cyangwa ntayahari. Bariza mugenzi wanjye arari cyangwa ntayahari. Umva icyo Imana igutegetse uyu munsi. Subiramo iryo jambo baryumve. Ariko amagambo y'amajwe atarayimana uyazibukire. Kuko abayavuga bazarushaho gusayisha. Yosuwa gice kimwe murongo 8. Turihuse. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Ujye ugira gute? Ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Kuko waje gusenga byonyine, kuko wiriwe mu rugo, kuko bwakeye gusa. No. Ujye ubitekereza ku manywa na ryari na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Iyo ubitekereje umva inyungu bikuzanira, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe. Ukabashishwa byose. Mwakira ijambo ry'Imana. Twese tuvuge ngo amina. Imana imumugisha pastor. Amen. Let's read the word of God, which is in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15 to 16. It says, Do your best to win full approval in God's sight as a worker who is not ashamed of his work, one who correctly teaches the message of God's truth. Keep away from profane and foolish discussions which only drive people further away from God. Let's read in the book of Joshua chapter 1 verse 8 says, Be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night and make sure that you obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Receive the word of God. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi.
A round of applause to the word of mbwira God. mugenzi wawe ngo icare mu kubaho kw'Imana, Imana iguha umugisha. Tell your neighbor that sit in the hand of God. Imana May God iwereze bless you. umugisha mu izina rya Yesu. May God bless you in the name of Iri Jesus. jambo ndibwirwa When I was given this word, naribwiwe nijoro. I was given it out at night. Iri joro ryakeye Last night nibwo nakiriye message is yawe. when I received your message. Imana yambwiye God said to me, icyo ushaka kubaco, whatever you want to transform into, icyo ushaka kubaco whatever you want to become, ugiharanira imbere to y'Imana fight for it in front of God, izakikugezaho it's going to make you to receive it. n'ikizakugira. And it's going to make you to transform it. Mbibutse neza, I remind you well, iyo udaharaniye when you don't fight or when you don't have icyo vision ushaka of kuzabaco, what you want to become, ntabwo ari cyo ubaco. it's not the thing that you transform Iteka into. ryose Every time Imana iguha amahirwe, God gives you a chance, Imana yaguha and amahirwe when God gives you a chance, ikaza kukumenyesha it comes also to icyo announce to you ishaka kuzakugirira what He wants to make you into n'icyo igushakaho. and what He wants from you. Dore amasezerano Imana itanga These are the promises that God gives ubuzima bwa buri munsi. onto our daily life. Itanga amasezerano atatu. He gives 3 promises. Isezerano rya mbere Imana The iguha first promise that God gives ni you ukukubwira is to tell you icyo Imana ikwifuzaho. what God wants from you. Niba uri musenga If you're praying ugasengana n'umuntu and you pray with a person, ntumwumve icyo Imana and you don't listen to irimo what God wants ikwifuzaho, you to be, ntabwo uri kumwe nayo. then you're not with God. Iyo urimo urasenga Imana When you're praying to God, ujye utega amatwi always pay attention ukumva iteka ryose and you listen every icyo time Imana ikwifuzaho. what God wants you Cya to be. kabiri Imana ikubwira, And the second thing that God tells ikubwira us, umugambi He tells us the nayo plans. ikugambiriyeho. Also plans to Icya unto life. gatatu Imana ikubwira, The third thing that God speaks to us, ikumenera amabanga He also gives you the y'ibyo secrets shitani yakoze of what the devil did. Imana ikuye ku buzima that God bwawe. has removed on your Wavuze haleluya. Shout hallelujah. Uyu mugabo witwa Timoteyo This man named Timothy, namwizigiyeho ibintu bikomeye muri iri yerekwa. and through him 3 things. Timoteyo yabaye umuntu ukomeye, He was a great man, atari uko yagombaga kuba umuntu ukomeye. not because he was called to be a great Timoteyo person. icyamugize ukomeye Something that made Timothy to si be a uko great person. yakomokaga akomeye, It's not that he was coming from a ahubwo wealthy family. yakomejwe Instead, he was strengthened no guharanira by fighting for icyo yashakaga what he kubaco. wanted to become. Twese cyane amena. All of us, amen. Amateka ya Timoteyo The history of Timothy. yari umusore mwiza. He was a handsome Kuba guy, umusore mwiza being a handsome guy, ariko akagendera mu bigare bibi. by going into Bibiri peer pressure. iravuga ngo The Bible says Timoteyo that Timothy, yiberaga mu kabari, he used to live in the bars. yari umusinzi, He was a drunkard person. yahoraga asinda, He could always be yahoraga ashusha amagambo mabi, he was igiparu having bad words kibi mu kabari. and all discussions that are evil in Arimo the bars. Timoteyo yibera. That's where Timothy was. Ariko Timoteyo But Timothy, Imana imwohereza amahirwe. God gave him a chance, Aya mahirwe and this chance, Imana igiye atanga ku bantu. God also gives it to people. Yamara kuyatanga ku bantu, After giving it to some abantu people, benshi bakarangara, many people, they don't pay attention ntibite to ku it, mahirwe and they don't focus on the Imana chances ibahaye. that God has given Umva them. amahirwe Listen to the chances Timoteyo Imana yamuhaye. that God gave to Timothy. Yatumye Pawulo. He sent Paul. Pawulo asanga Timoteyo, Paul had to go to Timothy. atangira kumumenyesha Started to announce to him iby'ubwiru bw'ijambo ry'Imana. of the great good Pawulo of atangira God. guhugurira Timoteyo And he started to teach ibyo Timothy kumenya Imana. of how to know God. Iyo yamuhuguraga And whenever he could be teaching, yatangiye amubwirira hamwe he n'abandi, started when he was teaching. ariko abandi Pawulo yasoza But when he could finish, Paul, bagatangira guhinyura amagambo ya Pawulo, they could start to discuss on the way bakayagira Paul talked to amasengo, them. And they could start kandi to ryari ijambo ry'Imana listen to it. Yet was Pawulo yari abazaniye. that Paul had delivered to them Iteka ryose every time. uramenye mwene data, Dear brethren, ntugafate ijambo when you ry'Imana take the word of God, wumvishe mu matwi that you yawe, have listened into your ears, utangire urihinyure, and then you start to aho change it. kurihinyura Instead of neglecting it, tera intambwe uryigireho, step forward and learn from it. nibwo rizaguhindura umuntu udasanzwe. That's when it is going to change into an amazing person. Timoteyo
Timothy, abonye yuko abagenzi be after seeing that his colleagues, barimo bahinyura they were neglecting iby'ijambo ry'Imana, about the word of God, arabahunga. he had to go away from them. Timote atangira kubahunga He started to move away from them kubera ko we because for him, yari afite inyota he was having thirst yo guharanira kumva icyo ijambo ry'Imana ryahindura ku on how buzima to bwe, fight and listen to what the word of God can change his life. He was very hungry yo kumva icyo ijambo ry'Imana to know the word of God, ryahindura ubuzima bwa Timoteyo. what it can change onto his life. Pawulo aragaruka Paul came back, atangira gusanga Timoteyo, he started to approach Timothy. abaza Timoteyo bagenzi ba barihe, He asked Timothy where his colleagues were, arabwira ngo bisubire mu kabari. and he said they have gone back to drunkenness. Pawulo abwira Timoteyo, And then Paul asked Timothy, aramubwira ngo mwana wanje, he said to him, my dear child, ibyo ngiye kukubwira what I'm going to tell you, nabibwirijwe n'umwuka wera I was given it by the Holy na Spirit Kristo Yesu. as well as Christ Igihe Jesus. cyose uzabyumvira Every time you're going to listen, uzavamo umugabo nyamugabo. you're going to turn into a Igihe real cyose man. Every uzabyakira time you're going to receive bizahindura it, ubuzima it's bwawe. going to change your life. Timoteyo atangira kumva And Timothy started afite amatsiko yo kugumya kumva being eager iryo to know jambo what the riri word of God kuvugwa ko was saying. rizahindura ubuzima bwe, He was eager to know what that word iryo was going jambo to riri turn kuvuga into ko his life. rizamuhindurira ubuzima, That word which was going to change his life. agumya kuryumva. He started to listen to, he Pawulo kept listening atangira to it. kumubwira Paul started to tell him icyo Imana ishaka kuri Timoteyo. what God wants from Timothy. Aramubwira ngo Timoteyo mwana He said wanjye, to him, Timothy, my ujye dear ugira child, umwete wo kwishira Imana always have a zeal to be glad to nk'umukozi Jesus. ushimwa, nk'umukozi ushimwa. As a worker that is being Amubwira ijambo rikomeye, he spoke to him a great word. akomeza kuganira na Timoteyo He amubwira kept on amagambo speaking to akomeye. him great words. Aramubwira ngo uhinduke rwose, He said to him to umere change nk'uruhinja rukivuka, like a baby boy. wiyambure ibya kera Remove all the things of your past bitari iby'Imana, which are not godly, wambare kwera kose kw'Imana and you wear all the righteousness mu of buzima God bwawe. in your life. Nibwo Imana izahindura ubuzima It's when bwawe. God is- Atangira kwakira ijambo He ry'Imana. started to receive the word of God. Timoteyo amaze kuryakira, After Timothy receiving it, atangira kuryumvira no he also started to kurigenderamo, listen to it and to walk with rituma it. Timoteyo akurwa hahandi mu kabari, And Timothy had to be removed from the ahinduka bars, umukozi w'Imana wifuzwa and he changed n'isi, into a servant of God that is wifuzwa wanted by the n'isi, whole world. kubera ko yumviye ijambo To listen to the Pawulo word of God yamubwiye. that Paul has Reka nkubwire ijambo rimwe, I speak to you one word. icyo uzatindana nacyo Whatever you're going to stay with long, nicyo uzasa nacyo. it's what you're going to look like. Mbwira mugenzi wawe ngo dada yaravuze ngo icyo uzatindana Daddy has nacyo said whatever you're going to stay with for a long time, nicyo uzasa it's what nacyo. you're going to be looking like. Iteka ryose Every time, nutindana n'abakozi b'Imana, when you stay along with the servants of nawe God, uzaba umukozi w'Imana. you're as well, you're going to be a Nutindana servant of God. n'abanyamafaranga, If they're with the rich ones, bizatangira nawe umenye imishinga uzakora you're also going to know umunyamafaranga. the plans of how you can Nutindana also earn your money. n'abanyabwenge, If you stay along nawe with the people uzaba that are wise, umunyabwenge. you're also going to turn into a wise ariko person. nutindana n'indaya n'abasambanyi n'abasinzi nabyo And uzaba all the byo. drunkard people, then you're also going to turn to Ibyo transform into utindanye them. nabyo nibyo usa nabyo. Whatever you stay along with, it's what that looks you resemble to. Timoteyo yatindanye na Pawulo, Timothy had to stay along with Paul. bituma ahinduka umukozi w'Imana. It made him to transform into a servant of Muri kino God. kinyejana uri kugendana n'abandi, In this generation, who are the people that are working uri with? gutindana n'abandi. Who are the people that are staying along with? Shitani The devil arimo arareba icyo ushaka kuzaba cyo, is seeing what you want to become. arakibona And he can see, akarwana iteka and ryose he fights always kugutega abantu bagica intege, to make you to be ambushed by the people that bakamuca always intege aricyo barimo discourage you. barashaka, They discourage you with their bakatangira lack kukwereka ko gukurikira when they want Imana that kwawe feature of yours, wayobye, and they show you that you following God, you are bakakwereka mistaken. ko umwanya wawe uha Imana watakaye, They show you that the time you give to God, you were lost and you were Mutazibukira abo left behind. ntabwo uzigera uvamo uwo ugomba kuzavamo. If you don't leave behind those people, then you won't transform into the person Hari that you want abantu to become. benshi bapfanye umugisha, There are people, a lot of them, that have died with their blessings.
nigeze nabaza Imana ikibazo kimwe. I happened to ask God one question. Iki kibazo nari nakibajijwe n'umukristo nanjye njya kukibaza Imana. And I was also asked this question by a Christian. Nzakibabwira ubutaha. I'm going to tell it to you next time. Tukivuge se. Umukristo yarambajije ngo mbese arabana Imana aremeye kuruha. One of the abandi Christians baremera umugisha. there are some people who are created to be burdened and others created to receive the blessings. Dufite umuruho abandi babayeho neza. That for us we are living in a miserable way, yet others are living well. Nawe ujye ukibaza ndakuvumbuye. Abajya bakibaza barihe ngo mbasubize. Reka mbasubize mu izina rya Yesu. Let me answer you in the name of Jesus. Kambasubize mu izina rya Yesu. Nagiye imbere y'Imana. I went in front of God. Mbaza Imana ngo mbese ari abantu remera kuruha abandi ukabarema. I asked God, are there some people that are about to pass through hardships and others to be blessed? Imana irambwira ngo no. And God answered me that abantu bose ndema. All the people that I create, baremera umugisha. I create them with a blessing. Baremera umugisha. I create for them blessing. Baremera kubaho neza. I create for them to live well. Paulo yarabivuze. Paul said it. Kwaremewe. That we were created imirimo myiza. For the good works. Muri Kristo Yesu. In Christ Jesus. Twavuze ngo amen. Let's all say amen. Imana irambwira ngo God spoke to me that ikibuza abantu kubaho neza. There's something that makes people not to live well. N'imiryango bavukiramo itarubashima. From that didn't obey. N'ahantu bavukira. It's where they are. N'aho bakurira hatari ibintu byiza. Where they grow up, which families which are. Abrahamu yavukanaga. When Abraham was born. He was having. They were living in their own vertical lines. Ntabwo bari kuzabona umugisha. And they were not going to receive the blessing. Bakiri muri Uriya b'Akarudaya mu bigirwamana kwa Setera. When they were still having the idols. Abrahamu yagize amahirwe. But Abraham was lucky. Imana iramuhamagara. God called him. Mwitangira ibice 12. In Genesis chapter 12. Iramubwira ngo Abrahamu. He said to him that Abraham. Va muri icyo gihugu cyanyu. Come from. Usige inzu ya so. Live behind your house of your family. Ujye mu gihugu uzakwereka. And go to the country of I'm going to turn into a blessing. I'm going to give you blessing. Abraham arumva. And Abraham have Abraham asiga ibigirwamana. Hatangira gukurikira Imana. Hatangira kugenda. Yahura n'abantu bakamubaza. Abraham ugiye hehe? Akabasubiza. Ngiye ayizanyereka. Bakamubwira urasaze. Bakamubwira utaye ubwenge. Tega amatwi wumve. Listen carefully. Before knowing this likeness that God has given you, and you move yourself from where you are born, and then you follow God. Hari igihe umugisha usanga kukuza ataruko utawufite. Ahubwo wange kukuzo bitewe nabo mubana. The blessing won't come onto you because of where you are born from. Instead, because of the people that you live with, the blessing won't come onto your life. Hari umugisha Imana itaguha kubera abantu muri kumwe. There are some blessings that God cannot give you because of the people that you are with. Reka mbabwire. Hari umugisha Imana itaguha bitewe na karitsiye utuyemo. There is a blessing that God cannot give you depending on where you live. Nge nabaye muri karitsiye imwe. I once lived in one small town or village. Murana n'umumama umwe ntavuze izina. And I was living with one woman that I won't mention her name. Umunsi umwe Imana ikora gashya ntahana igice cy'umuceri. And one time God made a miracle to me and I had to go home with a half of rice. Cy'umuceri kinjira mu rugo ku manywa y'ihangu. And it had to enter into my home during daytime. Ndawibuka wa kigori. Waki? It was the type of kigori. Mana yanjye byabaye iryo joro. Badukubise imyuka mibi. And something that happened that night, they had to send to us evil spirits. Imizima ati muri umuceri nkande. And the demons could ask them, how can you eat rice? The where did you go to study from so as to receive half of rice? Now you can imagine in that place. Can God bless you in that? Yet you're living with those people and when they are your friends. Ndabyibuka yise tumaho mama we azana umutobe niwe wari uturangije.
utobe uve mu cyaro ngo twaguze ngo igice cyaki. Hari abantu mwabana ntubona umugisha. There are people that you can live with and then God doesn't bless you. Niyo mpamvu uyu munsi That's why today ugomba kumenya aho uhagaze. you're supposed to know where you're standing. Umuntu urabona arakugira ishyari ugakomeza kubana nawe. You know, a person is jealous of you, but you keep on living with them. Yena kubeshya ungiriye ishyari. I tell you, if you become jealous of me, uko ejo ntera indi ukampamagara amubize ukampamagara ndi mu kazi tubonane simari tubonane nagiye mu kazi tubonane ndi mu masengesho kandi ndimo ndiryamiye ndimo ndagona ngo kubera ishyari. because of jealousy. Ishyari ni murumuna w'uburozi. Jealousy is a young sibling. Abantu benshi rero Imana itinze kugutabara atari uko yabuze tike, itinze kukurengera atari uko ibuze ubushobozi, ahubwo aho uhagaze ako kanya iramutse ejo ikagukubita ikimodoka cyiza abadayimoni barara bakujwibagura ugapfa. Demons can stay for a night beating you down almost to kill you. Kubera kubana n'abantu batizera. Because you live with the people who have no faith. Maze ujya gusenga bakakubwira ngo wabuze ngo wabuze iyo ujya koko. You go to pray then they tell you that don't you have where to go else. Ariko haba habaye anniversary bakagutumira mu bambera tuhagere kare atuzinduke ati ni wowe mushyitsi w'Imena wowe iki kererwa muri anniversary uzinduke mu nzu y'Imana. Uranyumvishije ra kererwa muri happy birthday uzinduke to go to a birthday party but you become early on into the house of God. Urebe ngo mbese uyu muntu turi kugendana and check the person that you're walking with. Mwigira iki? What you learn from them. Anyigisha iki? What do they teach you? Amatiko kwirirwa tuvuga abantu sha hari abantu bakunda amati akayitana guhamagara taro aturahari ati byacitse kwa mama runaka. They call you and they give you different kwa mama mbyirire nono byacikanye akayita yurira mota kuzaniye amakuru kujya muvuge bagenzi ba. And then they take a bike to come to you so as to speak to other colleagues of yours. Ubwo akayita kubwira akayita guteranya na mugenzi wawe kubera ko agushakaho gitano. Now because they want to get from you, they make you to have a conflict. Akaguteranya na mugenzi wawe ugatangira kujya umucaho ngurya mwana hura ku rusenge ati ndo ati mana yanjye ati ko basige bandeba na oya ushaka gitano yajyanye amagambo bagusiga umwanda. Mana yanjye ndaza kubabwirira Imana bakureho umwanda babasize izina rya Yesu. Ugaca ku muntu kabona yararakaye ntavuga. You pass by a person then you see them very angry without even speaking a word. Undi mwahura ati ngese nzagaruka gusenga. When you meet the other, he or she says I won't come back to pray because I don't want to meet the other so and so at the church. That they told me what he or she spoke. That you have any record? No, but I believe into the person kwizera ijambo ry'Imana. Izera ijambo ry'Imana rizaguhindura ubuzima nahaye abana babana zangiriza ubuzima byawe. You are going to destroy you. Ariko aba bantu barahari ngo tuvuge ngo amina. Amen. Amen. Whatever you stay along with, you also resemble to it. Ntabwo twavutse ngo twite tuba abakozi b'Imana mureba. We didn't become born so as twavuze turi ba rubsogo dupakira ibintu by'ibishashi mitaka ngo turi gukora bya butike tugatondeka ku rugi tugatondeka ku rukuta hari byo dukora hari Imana idukoneye gitarabo yasize amavuta natwe dutangira kuyahanga amaso dutangira kuyumvira dutangira kuyagenderamo dutangira kuyabamo dutangira kuyakurikiza
batubwira ngo senga ibiri tukayinjiramo, batubwira ngo musenge gutya tukabikora, batubwira ngo genza gutya tukabikora. Tugenda dufata amavuta y'Imana tumanukamo, araduterura adukura ku javu, adukura mu nshuti mbi. Amavuta y'Imana aduhindura abakozi bayo. Turatambuka bakavuga ngo mukozi amen. Yababaye herutse kunyura ahantu mu cyaro, twari dutuye kera, vuga ngo twari dutuye, mbona abantu bose bahise baza baranshungera, abantu nk'igihumbi baranshungiye ngo Mana we, ngo duhawe umugisha kumubona, ngese ubu yadukorahora, ngo Mana we, ngo urebe ukasa ngo yabaye umuzungu. Nkavuga ati oya, nuwo ni Yesu. Awa nenda ni Yesu. Timana we, atuyo ni wa wundi titujya kure, ati kuri tupatisha, ati ni nkumva bari kubivuga, banabivuga cyane mu cyaro. Rero ni banavuga gace, niyo bakuvuga cyane, baravuga ati ni wewe, ati ni we, atuzikari we. Mana yange nange mvamo nci imbere yabo, ndavuga ati ku mutima ati ninje Yesu wangiriye neza. Abantu nibakubaza kuki wuzuye amahoro, abandi bakakubaza kuki wuzuye ibyishimo, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Yesu wangiriye neza, yewe Yesu wangiriye neza, Yesu wangiriye yewe. Abantu nibakubaza kuki wuzuye amahoro, abandi bakakubaza kuki wuzuye ibyishimo, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Yesu wangiriye neza, Yesu wangiriye Yesu wangiriye neza, Yesu wangiriye neza. Yesu wangiriye neza. Yesu wangiriye neza. Amina, haleluya. Yababawe. Amen. Nagiye kumva bose bavugiye rimwe, bahinduye imvugo. Igihe narimo mvuga mu mutima ngo ni Yesu wabikoze. Mana we, njya kumva bavugiye rimwe ngo Imana ni nziza. Imana ni iki? They all say together that God is good. Baravuga ngo turamwibutse ndetse acuruza ibinini, bakabivuga ati amaye nka data. Nanjye nkahita ndirimba akaririmbo, mva akaririmbo nashyiremo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. subiramo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. kandi yarambabaye, yangiriye imbohore, yapfiriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe. Kandi Yesu yarambabaye, yangiriye imbohore, yapfiriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe. Haleluya. Bwira mugenza ngo nako gasura ufite. Tell your neighbor that face that you still have. Mubwire ngo nukubera yakuviriye amaraso yo mu mutima we. It's because he shed the blood in his heart. Dusubire. Ibyiza yakoze bifite mu mufasha, Imana ishimwe. Mwijura bera bazamurika nk'izuba, Yesu kazatwa bikamba ry'ubugingo, tumwiteguye kukazagaruka vuba, Imana ishimwe.
mwijuru iwacu ijuru abera bazamurika zuba Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo tumwitegure ukazagaruka vuba Imana ishimwe cyane mu mwanya muto tuzabona umunezero Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niba ikurimo yitere nta tegeko ribihana. Umuntu wese mugomba kugendana, every person that you have to walk with, aba umuntu ufite icyo wigiraho. let it be a person that you have something that you learn from them. Timoteyo yigiye kuri Paulo, Timothy had to learn from Paul, aramwumvira, and he also listened to him. yemera kuyoborwa n'ijambo riboneka He muri allowed Paulo to be led by the word which is rya within Kristo Paul, Yesu. which is from Christ Barica Jesus. intege ntiyacika intege, They discouraged it, but he wasn't discouraged. bakajya barisenya ntiyasenyuka, They could destroy it, but he wasn't agumya destroyed. kuryumvira. He kept on listening. Paulo to aravuga ngo the gira umwete wo kwishira Imana. told him to have a Timoteyo zeal akajya aza to God. kwejyana n'Imana. And Timothy could Imana always go itoranya to God. Timoteyo, And God chose imusukamo imbaraga, God anointed him imuhindura with umukozi power. w'Imana. God transformed him into a Uwari servant of umusinzi God. The one who was ahinduka umukozi w'Imana. to turn into a servant of Wanyikirije God. haleluya. Hallelujah. Gira ishyaka, Have a zeal wegerane n'Imana. and always try your best to Icyo come uzaba closer to God. cyuzajyaranira imbere y'Imana nibwo Whatever izaguhindura you're going to cyo become, mu you're going izina to rya find Yesu. in front of God. Hari abantu bicara, There are people that just sit reba ngo ngewe ngo wamaze kudasenga ngo nzabaho ko Imana and you ibishaka. ask We them that why don't you hari igihe pray utazabaho ko Imana That they are going ibishaka, to live ubeho uko sogokuru on the way that God yakuzinze wants them to live. akaguhinarika, Instead you're going to live on the ubeho way your uko nyogosenge grandfather yakugize. had to do unto your life. Ngwino usenge, Come and pray. ngwino usabane n'Imana. Come and fellowship with God. Gusenga Because praying, hari inyungu nyinshi bigira mwebwe mutazi. there are a lot of benefits that for Vuge you ngo don't zitubwire. say that, tell it to us. Kambabwira inyungu eshanu I speak to you 5 ziboneka mu benefits gusenga. which are found in praying. Ntabwo muzishaka. Nzivuge. Inyungu ya mbere iboneka mu gusenga. The first benefit which is seen or found Vuga ngo in mu gusenga. praying. Inyungu ya mbere iboneka mu gusenga The first benefit ni ukumenya ihishurirwa ry'Imana. is to know the revelation of God. Nta handi uzumvira ihishurirwa ry'Imana. There's nowhere else you're going to receive the Muri revelation of supermarket God. wumva bakatuza ngo igihumbi In ngo the supermarket, you're going to listen to those that are bargaining ukumva on baravuga ngo prices. bitanu undi ati bitatu. They speak of different prices, Nta jwi ririyo. but there is no voice there. Iyo waje gusenga wumva ijwi When you come to ry'Imana. pray, you get to listen to the voice of Ijwi God. ry'iki? You listen to the voice of God. Ijwi ry'Imana ryumvikanira mu The masengesho. voice of God is heard from prayers. Icya kabiri gusenga The bikuzanira second thing the praying brings to you iyo umaze kuganira n'Imana after speaking to cyangwa uri God, kuganira or n'Imana when you're speaking to God, bikuzanira imbabazi, it brings to you mercy. bikuzanira imbabazi z'Imana. It brings to you mercy of God. Wari kuzapfa ukarimbuka ariko waza You're supposed to die gusenga and perish, but when you come ukumva to ijwi pray ry'Imana rirakubwira ngo and ndakubabariye. you listen to the voice of God saying that I have Ngize forgiven gute? you Kuko wateye iki? because you have stepped forward. Tega amatwi wumve. Now listen, Indaya imwe, imaraya, vuge ngo imaraya. say that a prostitute, Bisubiyemo imaraya. a prostitute Erutse gutera intambwe happened to step yinjira forward kwa Simoni Petero ariko and entered to yabonyeyo Simon Peter. yuko Yesu yahinjiye because it knew that ngo Jesus was ihageze there. And when it reached there, ngihita ibana Yesu it iramwitegereza saw Jesus and looked ngihita unto him, ipfukama ku birenge bye and then it knelt down on his legs. ngirangije irarira And cyane it wept or cried irira ku a birenge lot, bya Yesu cried unto the foot ngimaze of Jesus. kugirimirira When it was crying, ngifata imisatsi ye yayindi ya fresheri it took its hair ihanaguza ibirenge bya Yesu and amarira used it to clean the feet of irangije Jesus.
with the tears that he was ifata amavuta ahenze yari ifite and then he took the most precious, yayerayo igiciro cyinshi yari yaraguzwe amadinari menshi ngiyasuka ku birenge bya Yesu ngo Petero n'izindi ntumwa babyitegereje babibonye batangira kwibeshya kuri Yesu baravuga ngo ariko Yesu twakurikiye menya aterekwa yasa kuba yerekwa if he was having a abamenye uyu muntu wari we he would have known who this person is, that this is a prostitute. Yesu ahita asubiza Petero aramubwira ngo Simoni and said, Simon, ninjiye mu nzu yawe. I've entered into your house. Yabanje kumubwira ngo Simoni uyu muntu nzi uwo ari we. And he said to him, Pastor, I know who this person is. I entered into your house. Didn't give me any water to clean my feet. I entered into your house. You didn't clean my feet. I entered into your house. Didn't smear me with oil. But this one here ahanaguje imisatsi ye asize n'amavuta. Yesu ahita yindukirira wa wundi w'imaraya aramubwira ibyaha byawe urabibabariwe, genda ntuzongere gukora ibyaha ukundi, genda ntuzongere gukora. Yesu arabasubiza ngo nazanywe gutarura icyari cyarazimiye. Benshi mwumva ikintu gitumye bapfa nabi, baguye mu byaha bahunga inzu y'Imana, ngwino ukuri Yesu aguhindure. Ntabwo unyumvishe? Ngwino ukuri Yesu agira ute? Come the way you are and Jesus transforms you or changes you. Hari igihe wabikoraga kubera n'akazi, n'uwikubitana gukubite job wibeshe ubikore yaguhaye akazi urushyirwa amata. When Jesus has given you a job, then you're going to be slapped. Hari igihe wabikoraga kubera imizimu, you might be doing it because of the uzazika kuvaho ukabohoka. You come here, then you be delivered. Nzi benshi baje hano, I know many people who came here, baza batega ndababona no mwisi y'umwuka. I knew them. Reka ndebe hiri, bamwe bakoze ubukwe barabyaye barashatse. Now many are married and also gave birth. Hatagira uvuga ngo dadi ni njageze. Reka ndebe hirya mana kanirebere hirya. Hari benshi baje. There are many that came. Batista nawe ndamurebye atavuga ngo ni njyewe. Mana kandebe hejuru. Hari benshi ariya nta uriyo da. Hari benshi baje. There are many that came. Bahageze bagenda bahindurwa. And when they came, none Imana ibakuyemo abakozi b'Imana. And now God has made them to be the servants of God. Wikicara mu rugo wowe mfayo. Don't just sit at your home and say, come here. Gusenga bizana imbabazi z'Imana. Because prayers bring the mercy of God. Icya gatatu, the gusenga bikuzanira amahoro. Prayer also brings to you peace. Icya kane, and the fourth one, amahoro murayazi. Do you know peace? Uziki Imana igukubita amahoro ukishima nk'uwaparitse V8. God gives you peace that you can never find in any other place. Mbambaririmbiye akaririmbo reka nkareke. Haririmbe ntabwo mugashaka, abagashaka bagire nguriki. Amahoro Yesu atanga aduha kunesha ibibazo, tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi. Amahoro, amahoro Yesu atanga aduha kunesha ibibazo, tukabibona ibitariho, tukagendera mu butsinzi. Tukagendera mu butsinzi. Tukagendera mu butsinzi. Hallelujah. Imana ikumera amahoro. May God give you peace. Imana iguha amahoro ndayagusabiye. May God give you peace. I've asked it from you. Icyatumaga amahoro abura gikurweho uyabona, hari icyo bitwaye. Yakira uvuge ngo I receive it peace in the name of Jesus. I receive it peace in the name of Jesus. Urayakiriye mu izina rya Yesu. Hallelujah.
icyakane cyangwa nakigeze cyakangahe oya mubisubije inyuma cyakangahe benga ni byakangahe cyakane namwe muri kubisubiza inyuma ni icyakane ni icyakangahe icyakane Yesu agukorera iyo waje gusenga vuga ngo waje gusenga gira ngo agusiga favor. He gives you favor. Agushyiraho favor. He gives you favor. Iyo duhuye n'abantu bakabona twarahindutse suko twahindutse bidasanzwe ntabwo ari intoki eshanu zabaye umunani si umutwe imwe wavuyemo itanu ahubwo twakiriye feva y'Imana. Uzi ko Imana igukubita feva umusore akikota amasimbi akaza kugushaka vuga feva. And that is what we call favor. God gives you a favor. And when you go to your work, all the clients come to your place because of favor. Bicaya Imana yahaye favor uyu mwaka utararangira mu izina rya Yesu. That God has given favor before the year ends. Hari ababyeyi Imana yahaye favor muri aya materaniro. God has given favor through this church service. Shawo favor ntabwo muyizi. Imana ijya ibambera favor. Merutse gusengana n'umubyeyi umwe ndamuhanurira ndamubwira Imana irambwe ngo Satani yagutwaye favor, yagutwaye igikundiro. Umubyeyi yari afite fresheri zigwa hano my friend twahuriye ahantu mu babose ivuga ngo mu babose anyibeshaho avuga ngo anyibeshaho mubwenga Imana imuhaye favor mbona ntabwo abyumvishe ndamubwira ngo favor yawe yari yaratwawe ayitamera ku birenge ngeza mu mutwe aravuga ati uyu muntu ahanuye igikundiro abona ntabanye n'umugabo neza ndamubwira ngo uhereye uyu munsi Imana iravuze ngo umugabo wawe uzajya uteka ibiryo ntabirye niko Imana ivuze uzajya ubiteka nabirye nikivuze birakubera ikimenyetso ko favor yatwawe ndamubwira ngo icyakabiri vuga ngo cyakabiri mu minsi 6 itararangira bazakwirukana nk'umukozi wo mu rugo nijoro bazakwirukana imvura iri kugwa izaba ari 6 z'ijoro ngo bazakwirukana niko Imana ivuze mbona nabwo ntabyumvishe ndavuga rero aba baturanyi izi nshuti ze zidasigara zimuhumuriza kubera zizi ko ari umubose ivuga ngo umubose Yesu atekereza ati firigo irimo amafi irimo amagi to think a lot of things that the fridge has some fish and some eggs, some chicken. Umugabo wanjye akanga kurya. And then her husband could refuse to eat. Ndavuga ntabwo yanshika iyi mizimu ntabanje kuyigaraguraho iminota mike. And I said she can't live without down these demons that were in her. Then I said that they bring some water in the basin. And I said in the name of Jesus. Ngo twamugireyo mu kabari ngo bivuga kabari byamugireyo byose bivuze induru bivuga kabari byamugiye nahandi areba ati bibisatsi nyiratakana reka mbiyinike muri aya mazi mwizina ati ndakubatiriza mwibase fa mwizina ryazo nitamwinika mwibase imizi mirabwejagura imuvaho imaze kumuvaho igiye ahitagaruka amazi ari kumumenekaho ibi ni biki nanjye nitambabwira ngo goodbye ati goodbye nani nitambabwira ngo ndagiye ngo nitamuga ngo ngizene ndagiye. And then I told them that I was going.
asigaye avuga ngo ni ibiki mu nkoze And then she kept ko states mwamenya asking amazi what I had n'isimo done to yari her. imwishe. Yari imwishe. Noneho sasa baramubwira ati urabohotse, ati reka nta mizimu ngira. And then they told her that she was delivered, but then she said she has not ni demons. wacu, ati nukuri ni wacu nta mizimu ibayo. And she said that also in their family they have no demons. Kubera ko yagumye guhakana ibintu byose. Because she kept on denying all the things. Aratanda byuka ari kwa mbere ku mugoroba. She went home. I remember it was on a Monday evening. Abaratetse, vuga ngaratetse. And then she had to cook. Umugabo atashye ntiyarya, ati burasheri. And when the husband came back, he didn't eat. And then she said maybe her husband is tired. Kwa gatatu atetse umugabo atashye ntiyarya. She cooked also on Wednesday. The husband came and didn't eat. Kutarya. And she asked her, my love, why are you not eating? Yaramurebye amubwira ngo uteka ibiryo binuka. And he turned to her and said, you cook food which smells bad. Uteka ibiryo. Mama, iyo mvuze ngo Imana igwe favor. When I say that may God give you favor, if God doesn't give you favor, then your family can be destroyed. Amen. Ahubwo we cyatumye udasenya, is there something that makes you favor yari kuriho. Favor yari kuriho. Because you had favor. Yari igize ute? You had favor. Abaragiye arampamagara ambwira ati tujyane ku musozi gusenga naciye bugufi. And then she called me that we may go to pray together in the mountains. Amubwira ati rero Imana yaravuze ngo bazakwirukana. And then I told her that God said that you're going to chase you. We're going to meet after you being chased away from your home. And then on Friday, 12 p.m. The man went back home when he was drunk. He had to throw away her suitcase. And then he also brought those guys that wear high heels that are long. And that guy entered into the house when the other was being chased through rain. Till now when she calls me, I don't answer her phone. Cyokoza nzamubabarira nacira nk'amezi 3 duhure. Abanze yumva ukuntu gusuzugura Imana, ukuntu yandebaga mwe muri ko ngo kuta yarandebaga. Yesu dore none icyambabaje yakuyemo akarakantu kagafondoti kafita karahuri yirebera imbere yanjye ngo maze kumubwira ngo favor arireba ndavuga ati rebe irehebesha ntabwo umuzi umuntu mwahuye. Obeying God. Mumakosa uzakora ntuzasuzugura Imana. No, the sins that you can commit, never you disobey God. Imana nibikubwiye ngira kurwaniriye. If God say that he has hari izo bakoze kuri wowe apana kuvuga ngo iryo bintu ngo ko ntabyo nzi ubundi se wabimenya utabimenye. Those things, how can you know them? Ngo ko ntabyo nzi wabimenya ute utabibwiwe. How can you know them yet you are not told it? Imana ikumpera igikundiro. May God give you loveliness unto you. Icyagatanu nababwiye ko mabwira bitanu. The fifth thing, ifata izina ryawe, he takes your name ikaryandika mu gitabo cy'ubugingo, and he writes it in the book of life. Bongeze icyagatandatu, and the sixth one iguhisha n'ihirwe. Also gives you life. Uri murayakoma uyinginga ukagira ngo ari umusoro bari buguce wayakomye. Mukobwa Imana ntitanga favor. Itanga favor. God gives favor. Dina twarisengeye nari ngiye kubivugaho. Bivugeho. Vuga gato. Twarasenze ramuganga Imana igukubise favor. We prayed and God said that God has given her favor. Namuganga umugabo agiye guhurutuka muri Amerika. And then I said the man is going to come from America and comes, then you be wedded together. Harundi mukobwa inshuti ye itavuga dusoje ngo ibyo umuhanure ngo ahubwo ngo ninge wari bubibwire.
ndabeshya niko bimeze ngo ninjye wari bubibwire ngo usuri. And then she said that what you have told her, you were supposed to tell it to me, it's not her. yaranyanze ngo kuko nabwiye yuko agiye kumutanga gushaka. Siko byagenze niwe mutanga. Umuntu ava muri Amerika araza yabuze amahoro. Miraki birabaye. Ibigize ite? Amen. None ejo bundi muzabona turi kumuhesha umugisha yurira indege arenda kugenda. Amen. Arenda kugira ute? Ndabeshya de. Arenda kugenda muri Amerika. Ndimumonda muvuga ngo ukore neza. Uhambira amavuta y'impamba azakwambutsa ukagenda. I'm telling her to work hard so as to take something that she's going to go with abroad. Iyo ubanye n'abakozi b'Imana, when you live with the servants of God, batari benshi utajarajara ngo uba ufite nk'abakozi b'Imana igihumbi, not you having like 1,000 servants of God, umwe when you only have one cyangwa babiri, or two of them, baragufasha imizimu yose ikazaguhunga ugaca ukakira amavuta adasanzwe, kacira imbaraga zidasanzwe. Then you receive an amazing power from God. Ugomba kugira abantu wigiraho. You're supposed to have some people that you learn from. Abantu ngomba kumwigiraho. And you said that I learned from this and this Nibahoze bashima person. Imana. Tutarahura ngo mufata amavuta ntabwo byemeye. Ntabwo byagize ute? Before we met and for you to grab the anointing, things were not working. Makire byari byaremeye. Koreba wicaranye ni boga ihindukiro mukubita mubwire ngo take 5 mubwire ngo akira take 5 ariko kora mu biganza kora mu ngo take 5 reka nkubwire Imana yakutubwiye utaraza. Ndabivuga video iri kuri YouTube mugende muyirebe kugira ntabwo mbeshye iriho mwari muhari inari kuri YouTube iri kuri YouTube turabivuga abandi umva abandi mbona bajoma ati makirese koko ati birabaye tijya tuzakora ubukwe bwiza hazaba ari abantu benshi bawe uziko nabutashye ahantu nabaga nicaye bite n'abantu nireberaga ku screen rungana nk'uru rukuta ndimo ndeba batambuka umukobwa yifotoza nkavuga ati witeka we uratabara ukica abazimu bagasinzira bagahwera. Amen. Mana yange shabega mwagize ubukwe bwiza ndemera ngi byiza ndabinezerwa nkanemera. Niba wowe ibyiza bikubabaza uzamenye ngo biri kure yawe biba biri kure ibyiza iyo bigushimisha biba biri hafi. When you be glad of good things, that means the good things are near you. Noneho ku mugoroba nareberaga kuntuza nkabona ibintu by'ibicu nkavuga se bagiye mu ijuru ababana bimeze bite kwagira ngo bari kwinjira mu ijuru bari kuzamuka mu ijuru bimeze bite. Avuga ati Mana yanjye ati muncungire ijuru ritaba ryabatwaye ngewe nasigaye narahanuye. Atoya ati humura ati byaro kuryoha tibaracyahari mu izina ryayo. Twavuze ngo amina. Mana igigira neza. Iyo turimo dutanga ubuhamya ku bantu bahari biranezeza cyane kuruta kubabwira badahari. Be glad more than speaking to the people who are not around. Mana yange Mana igutabare nawe uzicarane nawe mu ntebe y'urusengero mushima Imana. Singujoze namuhanura ubukwe hajya ukwezi kwarashize kwaruzuye. Ibaze guhanura umuntu ngo ugiye gukora ubukwe ukwezi hashize igihe byumweru bitatu ubukwe bw'ibyumweru. Imana irakubwira ngo God tells you mwana wanje guhaye urugo I've given you a home. Ukatutangira And then you ask yourself ngo n'urwa mbere ko rwanze se also the first one failed. And now Imana iravuze ngo cyangwa se said oh it's not true. We ufite karande yuko byanze toka Satani. You have some problems from your generation because things are not bikomere mwabadamu mwe ugomba gukura muri mwe cyangwa mwabagabo ngo ngewe ngo rwarasenyutse ngo byaranze ngo byagize ute
the things don't work. Ubyagize ute? Imana yakubwira ko iguhaye andi mahirwe. When God tells you that He has given you other chances, kubera kugendera mu bikomere. You don't listen to it because of the wounds that you have. Uwo wapfiriye wakomerekeye wariryoheye. And the one that you're still remembering, for them they're in good ways of life. Now you have another chance. Grab another chance. Andi mahirwe. Va mu bikomere. Move away from all the wounds. Imana iguhaye igishoro atese ko ni cyambere God says I've given you capital, but also the first one did not work. No, ushaka kubwire ngo nta gishoro ubonye kwa ko ni cyambere cyanze. And now do you want God to say to you that He has not given you any capital because the first one failed? Every word that God speaks to you, receive it in your life. nakubwiye ko ikibi nyitokesha ikiza nkacyakira. I tell you that I rebuke the one that is wrong and then the good one I receive it. nzatunga inzu muri Amerika nahita nyifata. Even if the abazitunzeyo ntabwo ari ibyogajuru, ntabwo bakozwe mu byuma, ntibakozwe mu mashanyarazi, ntibakozwe muri diyama, bakozwe mu maraso n'umubiri, bavuye mu itaka nkanje, zakire mu izina rya Yesu. Nawe ibyiza byakubera. Because you also good things that you deserve also good things. Erega Imana mbabwira ni Imana ikomeye, ifite ubutware, ifite ubushobozi. Has ability and is also able. Cyokoza ntabwo ari mwese muzabibona. Abazabibona nabemera ko data avuga agasezeranya agasohoza. Ngiye gusenga Imana. Tugiye gusenga. We're going to pray. Ngiye gusenga Imana. We're going to pray to God. Samuri biganza wature n'ijwi rirenga. Subiramo ngo Mwami Yesu, je bugufi imbere y'amaso yawe. Nakira ijambo ry'ubuhanuzi. Uhereye kano kanya ungirira imbabazi z'ahantu hose nacumuye. Atura n'ijwi rirenga. Z'ahantu hose nacumuye. Weze ubugingo bwanjye. Ibyankururiraga imivumo n'imyaku. Zari ibyangwa n'amaso yawe nakoze. Hereye umunsi ndabyirukanye bisohokeho. Nemeye Imana Data mu bugingo bwanje imbohore kandi inkize mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gutera haleluya zirindwi. Buri muntu wese agiye gusenga yinjire aho yumvaga atari kuzagera. Ahature ko agiye kuhagera mu izina rya Yesu. Winjire aho utari kuzagera. Ukingura urugi wabona guhora rufunze. Icyo wabonaga kitagukwiriye nawe ucyacire mu izina rya Yesu. Zamura ngura ikibiganza. Rimwe, iya kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi. Imbaraga paya. Senga cyane ukoma amashi. Senga cyane ukoma amashi. Injira mu gihe cy'amasengesho. Tangira usenge mu izina rya Yesu. Senga.